Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika no ku isi yose muri rusange. Twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Uwo ari we wese yumva muri aka kanya birashoboka ko yaba yarigeze gusoma ibitabo byinshi byerekeranye n'amateka y'u Rwanda rwo hambere, maze akaza gusoma ku bijyanye n'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Kabone n'ubwo yaba atarasomye ayo mateka, ariko ku rundi ruhande agahora n'umwe mu bantu bayasomye neza bakayacengerwa, maze akaza kuyamubwira, akaza kwibanda ku bijyanye n'umwaduko w'abazungu mu Rwanda. Gusa icyo nzi cyo ni uko abo bombi bose, ari uwasomye ndetse n'uwabwiwe ayo mateka ku bijyanye n'umwaduko w'abazungu, bombi ku mpera bahuriza ku kuba hari umugabo witwaga Rukara rwa Bishyingwe wishe umuzungu. Kandi turabizi ko ibyanditswe byose n'ibyo wabwiwe byose atari ko biba byuje ukuri, kubera ko bimwe muri byo biba byuje ibinyoma. Gusa icyo ngicyo si cyo kibanze. Ariko se twemere ko Rukara rwa Bishyingwe yaba yarishe umuzungu koko? Ese niba yaramwishe, ubundi uwo muzungu yitwaga nde? Ese ubundi niyi ntandaro y'urwo rupfu? Njye muri kumwe n'intwari Sangwa Jean Aristide, mbibutse ko iki ari ikiganiro Monde Histoire. Mu buryo bwiza bwo kudukurikirana, kanda ahanditse subscribe, uze gukora share, usangize iyi video, maze ntiwibagirwe kuduhereza ibitekerezo kuri comment, kubera ko ibyo byose ni ingenzi mu rwego rwo kudushyigikira. Mu gihe uramutse uvuze ko Rukara rwa Bishyingwe yishe umuzungu, ntiwaba wibeshye. Ubwo duheruka kumva inkuru ku bijyanye n'ikiganiro cy'ubutaha, batubwiye ku bijyanye n'intandaro y'urwango rwari hagati y'umwami Musinga ndetse na Rukara rwa Bishyingwe. Gusa twashoje batubwira ko Rukara rwa Bishyingwe yishe umuzungu. Ibyo niko biri. Uretse no kuba Rukara rwa Bishyingwe yari yarigometse ku mwami Musinga, Rukara rwa Bishyingwe yarwanyaga abazungu, cyane cyane abapadiri bera, kubera ko bafataga ubutaka bw'abaturage uko bishakiye. Sinabyo gusa, kubera ko Rukara ubugira kabiri yanze kwemera idini ryabo, maze agahitamo kuyoboka Nyabingi. Gusa uko imyaka yari igiye ikomeje, niko umupadiri wera Pauline Rupiasi, abanyarwanda bazi ku izina rya Rugigana, wabaga muri misiyoni ya Rwaza, ngo kubw'ubusabe bw'umwami Musinga yaje guca urubanza rwa Rukara rwa Bishyingwe ndetse n'umutunzi yari yaranyaze inka. Ngo ubwo bari mu rubanza, umuzungu yasuhuje Rukara amubwira ati Yambu. Gusa iri jambo turayizi mu Giswahili. Iri jambo turayizi neza mu rurimi rw'Igiswahili twese hamwe. Rikoreshwa nka zimwe mu ndamukanyo dufite mu rurimi rw'Igiswahili zitandukanye. Rikoreshwa iyo umuntu agiye gusuhuza umuntu runaka mu buryo bwo kumubaza ndetse no kumenya amakuru ye. Ngicyo igisobanuro cy'ijambo Yambu. Uyu muzungu yarikoresha mu buryo bwo gusuhuza gusa. Rituruka ku ijambo ry'Igiswahili jambo. Ubundi bimenyerewe ko iyo umuntu akubwiye ati hujambo, nawe uramusubiza uti si jambo. Gusa aha ni mu buke. Ariko iyo muri benshi akababwira ati hamujambo, muhita musubiriza rimwe muti hatujambo. Aha bihite bikumvisha buryo ki iri jambo Yambu umuzungu yarikoresheje arimo gusuhuza Rukara, nk'uwo yari yiteze ko aza kumusubiza mu rurimi rw'Igiswahili, kubera ko yatekerezaga ko aruzi. Ariko Rukara aramubwira ati Yambu ni ukwamburwa abana. Nuko umuzungu asubiramo bwa kabiri, maze kubw'agasuzuguro kenshi Rukara ahitamo guceceka. Ibi ngo byaje kurakaza umuzungu, maze yivamo urushyi aramukubita, maze Rukara nawe aramwivugana. Amaze kumwica, nawe yaje guhita ahungira ku mugabo witwaga Ndungutse, nawe wari umaze imyaka itari mikeya yarigometse ku mwami Musinga. Gusa we yaratuye mu Ndorwa.
Ikibabaje, Rukara yahungiye kwitwa Ndungutse azi ko ariho abonye icumbi. Gusa uwitwa Ndungutse nawe ntiyamubereye imfura kubera ko yaje kumugambanira, maze Rukara ku bw'amahirwe make aza gufatwa n'abasirikare b'Abadage. Ku ya 17 Mata mu mwaka w'1912 nibwo Rezida Godivius yanyuze i Rwaza kuri misiyoni yerekeza mu Ruhengeri ngo yari afite Rukara Rwabishyingwe aboshye ari mu minyururu, bakaba bari bagiye kumucira urubanza mu Ruhengeri. Ibyo byose byari biteganyijwe ko aza kumanikwa ku munsi wari gukurikira ku itariki ya 18 Mata mu mwaka w'1912. Gusa Rezida Godivius we yifuzaga ko Rukara Rwabishyingwe yakwicirwa mu Murera kugira ngo bibere isomo ndetse n'ikimenyetso abandi bose bari batuye mu Murera bashoboraga gutekereza kwigomeka ndetse no kwanga umwami n'abazungu, bashaka kubereka ko nabo byazabagendekera gutyo mu gihe baramutse bagenjeje nk'uko Rukara yabigenje. Gusa ku itariki ya 18 Mata ahagana mu mwaka w'1912 mu Ruhengeri, imbere y'ikivunge cy'abantu baturutse imihanda yose ndetse n'ingabo zigera ku 3,000 ngo habaye urubanza, maze ijambo nabambwe ryongera kumvikana, hemezwa ko Rukara aza kumanikwa. Gusa birasa nuko ukujya kumanikwa kwa Rukara isaha yari igeze ngo ibe yashyira ku mpera ubuzima bw'uyu musirikare w'Umudage wari muri ruhande. Akebuka ku itako, mbese ntiwakebuka, ndakeka uryumvise neza. Iri ni ijambo ryashyize ku mpera ubuzima bw'umusirikare w'Umudage wari iruhande rwa Rukara. Ajya kumanikwa, Rukara wari mu minyururu ajya kumva, yumva ijambo rimucira amarenga, mbese rimwibutsa kwirwanaho. Gusa bikavugwa ko byari turutse muri rubanda rwari hafi aho, nanone bikashimangirwa ko rishobora kuba ryaraturutse muri bamwe mu nshuti ze cyangwa se muri bamwe muri bene wabo bari hafi aho ngaho. Ngo akebuke iruhande rwe abona inkota yari mu rukenyero rw'umusirikare w'Umudage wari wo muri ruhande, ngo arayimucomora ayimusogota mu byano by'ibitugu, maze imwahuranya mu gituza, nawe aramwivugana. Nuko abandi basirikare bagenzi be nabo bahita baboneraho urwaho rwo guhita barasa Rukara, nawe arapfa. Nguko uko Rukara nawe yapfuye yisasiye abazungu babiri. Byo byaje kumutera kuba ikirangire ndetse n'icyamamare mu mateka y'u Rwanda. Gusa ntibyoroshye kwiyumvisha uburyo ki umugabo w'indwanyi nka Rukara yaje gufatwamo. Gusa dutangiye iki kiganiro batubwiye ko Rukara Rwabishyingwe yagambaniwe n'uwari inshuti ye magara witwaga Ndungutse, kandi turabizi ko na Yezu Kristo umwana w'Imana yagambaniwe n'inshuti ye magara ari we Juda. Kabone nubwo waba utarabyumvishe, ariko byibuze hakaba ari ahantu wigeze kubisoma muri Bibiliya. Ngo ibi byose byabaye impamvu ari nta yindi, ari ukugira ngo Juda aze kubona ikiguzi cy'amafaranga cyagomba kumutangwaho. Ariko se uyu Ndungutse we ni igihe cyamuteye kugambana inshuti ye magara Rukara? Yaragamije iki? Ese ubundi yabikoreye iki? Mbashimiye mwe mwese twabanye guhera mu ntangiriro z'iki kiganiro, none tukaba tukigeze ku musozo. Njye mwari kumwe yari Intwari Sangwa Jean Aristide, naho ubutaha. Mu kiganiro Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afrika, no ku isi yose muri rusange.